Abapayoneyazi twese twari dutegereje umunsi wo ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatanu. Uwo munsi waraye ugeze kuko kuri uwo munsi muzi ko Paycoa team yari yaratubwiye ko izaduha ecosystem announcement. Ese iyo ecosystem announcement baduhaye ivuga iki? Ishatse gusobanura iki? Twitega iki? Dore ko abantu benshi bari baratangiye gupredikitinga ko Pi izaba ari tedi kuri Binance cyangwa se kuri Coinbase. Ubwo wasanga hari n'abari baratangiye kwizera ko Pi izagera kuri cya giciro cya GCV. Gusa ariko naga ibintu bya GCV ngewe ndibuze kubigarukaho, dore ko njya mbaha amakuru yizewe, amakuru atariho ivumbi, ugasanga abantu bifitiye Pi ebyiri wenda zabaye migrated ziri kuri available balance, ugasanga batangiye kwizera ko ngo Pi izagura amadolari 314,159 ngo bagatangira kurambagiza amazu meza n'amamodoka meza. Ariko nago turi buze kubigarukaho, ariko umuntu wumva araza kumva neza agaciro ka Pi nyako, kuko muri iyi video turaza kureba nyine Paycoa team announcement. Ndagira ngo mbanze nkubwire ko iyo announcement ifite aho ihuriye na Pi Fest. Pi Fest iri mu bintu bitatu nakubwiye bishobora gutuma coin runaka igira agaciro, cyangwa se Pi Fest ni utility ya Pi yo kugira ngo Pi ije ikoreshwa mu kugura ibintu cyangwa se mu kwishyura service cyangwa se ibintu runaka. Gusa ariko nago Pi ishobora gukoreshwa muri ubwo buryo bwo kugura cyangwa se mu buryo bwo kwishyurana, wishyura service cyangwa ibintu runaka kandi itari stable. Mbere na mbere Pi igomba kuba stable. Ese muri iryo tangazo Paycoa team yaduhaye ni gute rihura na Pi Fest cyangwa se mu buryo bwo kwishyura ibintu runaka? Mbere na mbere ariko ndagira ngo nkubwire ko nubwo muri iryo tangazo batubwiye ko ikintu bagamije ari ukugira ngo Pi izemerwe ku isi yose ko ari currency ikoreshwa mu kugura ibintu, ntabwo bishatse kuvuga ko naho muri quartier iwanyu cyangwa hano iwacu bizemezwa ko Pi wagenda ugiye kugura isukari ukayishyura, cyangwa se ikintu cyose waba ugiye kugura bizaba ari official cyangwa bizwi ko uzishyura muri Pi. Ndagira ngo mbanze nkuhe urugero nko ku idolari. Buriya idolari riremewe ku isi yose, nta gihugu wapfa kugeramo. Sinzi niba gihari, nge ntacyo nzi. Niba gihari wenda utubwire muri comment. Igihugu wageramo ufite idolari rya Amerika ukabura umuntu kuvunjira, ariko ntabwo ushobora kujya muri quartier iwanyu nubwo idolari ryemewe ku isi yose, rikoreshwa ku isi yose, ari international. Ntabwo wajya muri quartier iwanyu ngo ujye kugura umunyu wishyure mu madolari ngo bakugarure cyangwa se bemere kubishyura mu idolari. Cyo kimwe nuko Pi nubwo bivugwa ko ishobora, cyangwa se muri iri tangazo baduhaye ku itariki ya 14 byagira gariti, mu by'ukuri twebwe ikintu kituraje inshinga ndetse turi guharanira nuko Pi bizemerwa ku isi yose ko izajya ikoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na service. Nibishatse kuvuga ko nayo uzajya ugikoresha ahariho hose. Gusa wenda bishobora kwemezwa ko nta gihugu ushobora kugeramo ufite Pi ngo ubure umuntu kuvunjira, nubwo n'ubu buri gihugu waba urimo ushobora kuba wakoresha exchange, ariko birumvikana ko uzakenerwa kwishyurwa kuri mobile money. Urugero, niba ari nk'umunyamahanga uje mu Rwanda afite Pi ashaka amanyarwanda, yabanza kujya kugura simukadi akadownloading OKX, cyangwa se wenda yaba nasanzwe ayifite. Ariko wenda niba ari nk'umuntu ushaka kuharara ijoro rimwe akikomereza, arajya kugura simukadi y'iki, nazi no gukanda akanyenyeri 8 ngajye muri service za mobile money. Ariko icyo gihe ubwo Pi izaba yaramaze kuba official, hazaba hari wenda amabiro de change n'iki, ugenda ugatanga Pi bakaguha amafaranga yo muri icyo gihugu ukayakoresha. Hanyuma nari nangengirani rero iryo tangazo baduhaye ku itariki ya 14 rigira riti byanze bikunze Pi igomba
kuzagira real world utility yo kujya ikoreshwa mu kugura ibintu cyangwa se mu kwishyura serivisi runaka. Ese ibyo bizagerwaho gute? Agaciro ka Pi katari stable. Mbere na mbere reka ngushyirireho screen tujyane neza cyane 5x5 kugira ngo ujye ubona buri kimwe ndi kugusobanurira uko kimeze. Hanyuma uri kubona ko tubanje kureba agaciro ka Pi yamanutse cyane, iri kuri 0.8 nk'uko nabikubwiye kuri video meruka gukora. Nakubwiye ko itangazo nirimara kujya hanze Pi itakomeza kuzamuka kuko ugura hype ukagurisha news. Wenda abantu bari biteze ko Pi igiye gukora ibintu bidasanzwe, Pi Core Team igiye kuduha itangazo ridasanzwe, akaba aricyo cyatumye wenda Pi izamuka ikagera ku $1.70 cyangwa 60 ivuye kuri 0.67. Narabisobanuye kuri video meruka gukora kuri Pi. Niririya tangazo nibamara kuri duha ntago Pi izakomeza kuzamuka, ndetse nk'uko nabikubwiye ni ugura hype ukagurisha news. Ni ibintu bigaragara hano uri kubibona uko mba nabisobanuye. Buri kimwe kigenda kiba as I said, nubwo nari financial advice, nubwo nyine wenda nshobora kuvuga ibintu nibiba, ariko iyo nakubwiye ikintu nkakigarukaho uzajye unyita uko bishaka, ariko I know. Hanyuma reka tuze tujye muri Pi. Nituza hano kuri Pi tugasubira inyuma, hano uri kubona ko bari kutubwira ngo Pi Network Ventures. Pi Network Ventures niryo tangazo cyangwa se niyo ecosystem enhancement baduhaye. Iyi Pi Ventures reka nze mbikwereke neza cyane kugira ngo tujyane 5x5, nuko turi buze tugasa nk'aba closing hano, hanyuma tukaza muri new tab wenda. Reka du closing ibingibi tuze dufungure new tab, twandikemo myinpi.com, tujye kuri official website ya Pi myinpicom.com kugira ngo turebe Pi Ventures ni gute ifite aho ihurira na Pi Face, cyangwa se uburyo bwo kugira ngo Pi ijye ikoreshwa mu kwishyura ibintu ndetse na serivisi. Turaza hano kuri community ngira ngo haragaragara neza, dukoreho dutegerezeho gato twitonze kugira ngo dusobanukirwe neza iri tangazo baduhaye cyangwa se iyi Pi Ventures. Okay, hanyuma hano uri kubona bagize bati announcement launching Pi Network Ventures investing $100 million in innovative startup. Ndagira ngo nkubwire ko Pi Core Team yafashe $100 ikazishyiraho kugira ngo companies zizatangira kwemerwa kwishyurwa muri Pi zizajye zihabwa agahimbaza musiki nyine, kugira ngo bitume n'izindi companies ziza cyangwa se zemera kuba zakishyurwa muri Pi. Ngira ngo murabizi neza, hari igihe mujya mwumva nko kuri Rwanda Revenue Authority bavuze bati abantu basora neza hari uburyo twabageneye agahimbaza musiki. Hari igihe mujya mwumva campaign za MTN iri gutanga amafaranga ukuntu, cyangwa se iri gutanga ibikoresho bya electronic, amateleviziyo, amalaptop, kubera ko baba bashaka ko abantu benshi bitabira icyo gikorwa. Niyo mpamvu rero iyi Pi Network Ventures yashyizwemo $100 kuko iyi Pi Ventures ifite utility cyangwa se ni nka pivot cyangwa inkingi igamije gushyigikira Pi Fest, uburyo bwo kugira ngo Pi ijye ikoreshwa mu kwishyura ibintu bitandukanye ndetse na serivisi. Reka nze mfungure iri tangazo ryose tunyuze mw'amaso turebe iby'ingenzi cyane. Mbere na mbere batangiye bagira bati today marks a transformative moment for the Pi community. The Pi Foundation is thrilled to announce the official launch of
Pi Network Ventures, a development initiative of $100 million held in Pi and USD. Birumvikana ko izi miliyoni 100 z'idolari amwe ari muri Pi andi ari muri USD. Aka kantu ka USD turaza kukagarukaho cyane, hanyuma bagakomeza bagira bati which will strategically invest in startup and businesses including those that advanced the utility adaptation and real world impact of Pi. Birumvikana ko ama businesses azajya yemerwa cyangwa azajya yemera kwishyurwa muri Pi. Hari uburyo bazajya bayaha startups cyangwa se bayatera inkunga cyangwa se bayaha agahimbaza musiki niba ariko nabyita, kuko nyine bazaba bari gufasha Pi utility ndetse bakagira bati real world impact of Pi. Ni ibintu byumvikana. Hanyuma hano bakomeje bagira bati Pi Network Ventures is established through the Pi Foundation, an ownerless organization. Hari uburyo Pi yagiye ikomeza kuregwa ko ikontrola Pi coin kandi cryptocurrency ari amafaranga atanga ubwigenge kuri ba nyirayo, nta muntu uba ukwiye kuyagenzura. Niyo mpamvu bavuze ko iyi Pi Network Venture ari ownerless organization. Batangiye noneho kuvuga ko ari ikintu kidafite umuntu kigenzura. Hanyuma bagakomeza bagira bati intended to steer the long-term development of the Pi ecosystem and help facilitate the sustainability and functionality of the network for future. The Pi and market for the initiative comes for 10% of token that are specifically allocated for foundation reserve. Ni ibintu byumvikana nkuko nabivuze, ari amadolari angana n'10% of token that are specifically allocated for foundation reserves. Hari uburyo navuze ibintu bya tokenomics n'ibiki ama percentage. Ziriya miliyoni 100 zingana n'10% bya Pi total supply yabaye reserved for foundation. And more information on Pi supply and tokenomics ushobora kuba wanyura hano ukabireba. Hanyuma hano hari ibintu byinshi cyane mu byukuri, ariko ikintu ukwiye kumenya cyase ikintu dukwiye kureba cy'ingenzi, ese ni gute companies zizatangira kwemera kwishyurwa muri Pi kandi Pi itari stable? Bizagenda gute niba umuntu yishyuwe muri Pi iri ku idolari rimwe bugacya iri kuri 0.8 nazaba yahombye? Ariko navuze ko hano hari akantu turi bugarukeho. Bagize bati a development initiative of $100 million held in Pi and USD. USD ni United States dollar. Hanyuma reka turebe hano the vision behind Pi Network Ventures. Guys, umuriro uragiye, amatara ahita avaho, ariko nta kibazo, ndabona kamera yanjye iri kubikora neza nkaho nta cyabaye. Hanyuma twari tugiye kureba vision behind Pi Network Ventures. Intego y'iyi Pi Network Ventures, vision ya mbere ni ukuboostinga Pi utility. Birumvikana ko nibituma abantu cyase ama big companies n'abantu ku giti cyabo bemera gutangira kwishyurwa muri Pi, bizatuma ya utility ya Pi ariyo Pi Fest iba boosted cyangwa se igerwaho. Hanyuma vision ya kabiri, enable more of the this production into
Pi Network. Vision ya gatatu, bring Pi to the real world. Bizatuma nyine iyi coin ya Pi n'ubundi nyine iba ifite umumaro ugaragara mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Hari coin tujya tumayininga ziba zidafite utility, ariko coin nk'iyi iba ifite utility. Biba byumvikana ko ari na coin nyine ifite umumaro, kuba ari coin wakoresha uri kugura ibintu runaka. Niba uri umupioneer waramayininze coin, ntago ukeneye kuzivunja ngo ubone USD tubundi ubone amanyarwanda, ahubwo za coin ubwazo wamayininze zigufitiye umumaro bidasabye ko uzivunja ngo ubone ayandi mafaranga, z'ubwazo urazikoresha ugure ikintu. Niyo word utility iri kuvugwa mo hano. Hanyuma hano hari ibintu byinshi cyane gusa icy'ingenzi ngira ngo turebe kugira ngo iyi video itavaho inaba ndende. Hano hari uburyo bagize bati assess the one of the world's largest crypto user bases. Ibi nabyo ntabwo biri interested cyane, ahubwo akantu kari interested ni kano kagira kati how invests will work. Niba coin ya Pi itari stable, ni gute umuntu azayikoresha ari kugura ibintu? Ni gute umucuruzi azemera ko umwishyura Pi iri kuri 0.8 ejo ikazaba iri kuri 0.5? Ariko navuze ko turi buze kugaruka kuri ka kantu ka USD, ariko navuze ko igiciro cya Pi GCV bigoranye cyane. Gusa ariko hari igihe nyine abantu bajya bafata ibintu mu buryo babibwiwe cyangwa se mu buryo bumvise itangazo. Buriya nta kintu kitagira kwamamaza, buri kintu hari uburyo bacyamamaza. Hari igihe ujya wumva bari kwamamaza nk'ikintu runaka, nanjye kuvuga kampani ariko ntago yanyishyuye, ariko nyine ugiye ukurikirana ikintu uburyo wumva bacyamamaza kuri radio cyangwa kuri televiziyo ukabifata nkaho ari ukuri, wanaba umusazi. Kuko bajya bavuga ngo uwabuze umuranga yaheze mwanyina. Ntago kuba umukobwa mwiza bihagije kugira ngo, ariko nyine ibyo byari bya kera. Kuba ikintu ari cyiza ariko kitazwi ntago bivuze ko kizagera ku bakiriya cyangwa ku bagikeneye. Ariko cya kintu kiri aho cyamamajwe cyane, nubwo kitaba ari cyiza cyangwa gikora ibintu birenze, kuko cyamamajwe, kuko kizwi. Hari nk'umuntu ushobora kuba azi kuririmba neza, ari umuhanzi, ariko bitewe n'uko abantu batamuzi ntagafate. Ariko wa wundi uzi kuririmba ibintu bikaba promoted, ugasanga bigize aho bimugeza. Rero mbigereranye n'abantu bajya bafata ibintu kuntu, ugasanga umuntu ibintu bamubwiye abifashe gutyo. Hari igihe negeze gusobanura ikintu, umuntu arambwira ati wowe uzajye utugezaho ibintu uko babivuze, ntukajye ushyiramo ubusesenguzi bwawe ngo tubwire ibyo utekereza. Nago ndi irobo niryo uha amakuru, cyangwa se irobo niryo baprograma ku buryo uburyo bari programye, ariko rifata ibintu utarishyiramo ibindi bintu keretse wongeye ukari programa. Rero njyewe ndi umuntu mba ngomba gushyiramo akantu k'ubumuntu, ngashyiramo inyurabwenge. Nago ndi irobo niryo rikora copy and paste. Rero nje kuko nari irobo mba ngomba gushyiramo akantu k'ubumuntu. Hanyuma how investment will work. Ni gute abantu nyine bazemera kwishyura no kwishyurwa muri Pi kandi itari stable? Ndagira ngo kakanu navuze ni umuntu w'umunyabwenge araza gusobanukirwa. Hano bagize bati while the investment will generally be dominated in US dollar terms, Pi Network Ventures will seek to make the majority of its investment directly in the form of Pi. Iyo bavuze majority ni opposite ya minority.
cyangwa se ku bwinshi. Bagize bati mu gihe nyine wenda abantu usanga bakoresha amadolari mu kugura ibintu, ubwo nyine ni ukugura ibintu kuri interineti cyangwa se ahantu muri rusange ku isi yose, nyine ifaranga rikunze gukoreshwa cyane ni idolari. Mu gihe rero usanga nyine abacuruzi wenda barangura mu madolari cyangwa se wenda idolari ryo riri stable, nubwo ritari stable 100% kuko nge namenye ubwenge, idolari rigura amafaranga y'u Rwanda 650, ubu rigeze ku mafaranga y'u Rwanda 1470 na hafi 1500. Rero buri faranga ryose rirazamuka rikagwa, ariko cryptocurrency yo ishobora kuzamuka cyane cyangwa kumanuka cyane mu buryo bw'igihe gito. Cryptocurrency iba iri volatile cyane, niyo mpamvu hano bavuze ngo the investment will generally be dominated in US dollar terms. Pi Network Ventures will seek to make the majority of its investment directly in the form of Pi. This means that companies who join the ecosystem will be incentivized in the very currency they are helping to strengthen and grow. Bishatse kumvikana ko companies zizabishaka zizahitamo kwishyurwa mu madolari cyangwa kwishyurwa muri Pi. Bishatse kuvuga ko Pi izaba ifite agaciro kangana nk'ak'idolari by'Amerika, hanyuma companies cyangwa se umucuruzi abe yahitamo ko wamwishyura mu madolari cyangwa se ahitemo ko wamwishyura muri Pi. Ni ibintu byumvikana neza cyane, ndabiza abantu mugiye gutangira mwandike muri comment biki n'ibiki. Ngewe mbere na mbere navuze ko nemera Pi ndanayimayininga, naguze ibikoresho bihenze kugira ngo njye mayininga Pi nyinshi mu gihe gito. By the way, uri kubona ko nje hano ku turongo dutatu, mwaza hano kuri mine Pi, mwazamura cyangwa se nka scrollinga, uri kubona ko nkomeje nka scrollinga. Okay, reka ko bitagaragara se. Reka nze nkwereke uburyo tubikora. Nshaka kukwereka node bonus nabonye uyu munsi. Uri kubona ko uyu munsi nabonye node bonus zingana nka Pi 1.86. Ubu najyaho nkavuga ngendeye ku giciro cya GCV ngewe mayininga, ubwo amadolari 314,159 nkahita nkubana 1.86, ubwo yaba ari nk'amadolari 500,000. nkagenda nabyimbijaga hangane ngewe ndarenze nkorera amadolari 500,000 ku munsi. Nyine biriya bintu byari uburyo bwo kwamamaza kugira ngo Pi ibe popular cyane, ndetse binabaye ntabwo mbirwanyije, byaba ari byiza nkajya nkorera amadolari 500,000 ku munsi umwe kubera computer y'300,000. Ntago ngewe mbirwanya, ntago ari njye utuma bitabaho nubwo mbivuga mu kanuka, ariko ngira ngo hariya Pi Venture yabisobanuye neza cyane. Niba uburyo cyangwa se utility ya Pi Fest yo kugira ngo abantu bajye bishyura serivisi na product muri Pi bigiye gutangira gushyirwa ku murongo, ndetse bikaba hariya bigaragara ko batubwiye ko abantu bazabishaka bazajya bahitamo kwishyurwa muri Pi cyangwa se muri US dollar. Ni ibintu bigaragara neza cyane, ndetse na ziriya miliyoni 100 z'idolari mwabonye ko amwe ari muri Pi andi ari muri USD. Reka unyemerere menye icyo utekereza muri iyi video, unyemerere ukande kuri subscribe, werekane urukundo kuri iyi video, uyiha like. Tubonane mu bindi biganiro ndimo kugutegurira. Imana ikurinde. Bye bye.